aza gutanga. Habaye ingirwa revolution yatumye abatutsi bicwa, baratwikirwa, abandi barahunga, abatari bake bamenyeshwa mu gihugu, bahungira mu bihugu bitandukanye, abandi mu gihugu bimurirwa ku gahato mu bice bitari bituwe, cyane nko mu Bugesera. Umugambi wari wo kubagariza imibereho mibi. Muri 1961 tariki 25 z'ukwa cyenda Igitarama habaye Kamarampaka yavanyeho ubwami ishyiraho Repubulika, ndetse perezida wa mbere w'agateganyo yabaye Mbonyumutwa Dominiko. Habyarimana bari baranze gucyura impunzi ndetse n'ibindi bibazo byagaragaraga. Rero batangiza urugamba tariki ya mbere Ukwakira muri 1990. Itegura umugambi wo gutsemba abatutsi. Kubera mu Ukwakira muri 1990 abatutsi baratotejwe mu gihugu, bitwa ibyitso by'inkotanyi, barafungwa, abatari bake bakorerwa yitwa rubozo, bicirwa muri za kasho z'amakomini no muri za gereza. Ingengabitekerezo ya Jenoside yashimangiwe n'umugabo z'igihugu z'icyo gihe bwa Perezida Habyarimana, ubwo yahaga amabwiriza umugambi mukuru w'ingabo wakorwa ubusesenguzi bugamije kugaragaza umwanzi w'igihugu wari we, maze hagatangazwa ko umwanzi w'igihugu ari umututsi imbere mu gihugu no hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Undi nanone wagize uruhare rukomeye muri Josephine Mukaruhungo, yari asanzwe ari umuforomokazi ku bitaro bya CHK, haba aho yari atuye ku Kivugiza cyangwa se ku kazi, aho yakoreraga yaziraga uwitwa Umututsi. Abitwa Madeleine Semburi yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi batagendano bari batuye ku Kivugiza. Yafatanyaga n'abahungu be batatu b'interahamwe, aribo Eric Semburi, Egide Semburi na murumuna wabo. Yego, murakoze cyane mwese abadukurikiye aho muherereye mwese. Ndabashimiye ko mukomeje kudukurikira, abakurikiye Elvine TV. Rero reka mbashimire mwebwe mwese. Aha turi ni mu murenge wa Nyamirambo, mu kagari ka Kivugiza, aho bibutse bibuka ku nshuro ya 32 umurenge wa Nyamirambo, aho wibutse abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi. Havugiwe amagambo menshi y'ihumure, kandi ibi bikomeza amagambo menshi yagiye agaruka bavuga ku rubyiruko kugira ngo twige, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga tubashe kumenya ibyo tuvuga, tubashe kwandika amateka yacu yakorewe abatutsi, kugira ngo n'abazadukomokaho n'abari hirya no hino mu mahanga bazabashe kumenya uko ayo mateka yacu yagenze. So turi kumwe rero na Mama Elvine hano, reka tumusabe aze atubwire, nawe ni umwe mu bantu bari bitabiriye uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi. Tugwaye ikaze Mama Elvine, nawe twagusanze hano hantu aho umurenge wa Nyamirambo wari uri kwibuka. Bivuze iki kuri iyi nshuro kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi? Bivuze iki kuri wowe? Bivuze ko ari ukwibuka amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, tunayasigasira duharanira yuko ibyabaye bitazongera kubaho. Yego, amagambo menshi y'ihumure bagiye batubwira, bavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkawe Jenoside yabaye uri muto, mukoresha imbuga nkoranyambaga, mufashe mwanzuro ki? Murateganya gukora iki? Umwanzuro dufashe nuko amateka yabaye tugomba kuyasigasira, tukayabwira abadukomotseho, kugira ngo kubera yuko uko imyaka igenda ishira, ababyeyi bacu bariho icyo gihe bari bakuru bagenda basaza. Rero umwanzuro cyangwa se ubutumwa twagejejeho n'umuyobozi wari uhagarariye Ibuka, yavuze yuko amateka tugomba kuyasigasira mu bitabo no ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo abana batoya, kugira ngo ayo mateka atazibagirana.
kubera yuko abakuze bafite ayo mateka bayazi bayanyuzemo barimo baragenda bagera mu myaka yuko bamwe bakura bagasaza bakaba ngombwa ko bataha. Rero ayo mateka ni ukuyasigasira tuyandika tukanayashyira mu ntuza mu mvugo akabikwa kugira ngo atazibagirana burundu. Niki wabwira urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi? Urubyiruko icyo narubwira ni ukugira ngo duhangane n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bapfobya amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Tuzajya tubasubiza tutabatutse, tubabwira ukuri kw'ibyabaye ku gihugu cyacu, kandi tunagira gute duharanira yuko ibyabaye bitazongera kubaho. N'urubyiruko runkurikiye dusure inzibuko zigiye zitandukanye, turebe imibiri y'abacu bazize jenoside aho iruhukiye, kugira ngo abantu bive mu kumva inuza ibiganiro, ahubwo tugende no ku nzibutso turebe amateka neza, turebe ibyabaye. Yego, hano inyuma yacu muri background murimo murabona abamama beza cyane. Abamama nabo bafitanye amateka maremare na Kivugiza, bafitanye amateka maremare na Nyamirambo. Ubwo rero turakomeza kwihanganisha abarokotse jenoside muri 1994 kugeza ubu ngubu. Icyo bivuze ni ukugira ngo tubwire abantu, tubwire abanyarwanda, tubwire isi yose muri rusange yuko jenoside yakorewe abatutsi itazongera kubaho ukundi, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Nagira ngo banze basuhuze bifuriza amahoro. Ndatangira kandi nihanganisha buri wese ufite aho turi kuri munsi, kandi twaje no gufata mu mugongo. Ngiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ngira ngo banze nshimire na padiri wa Saint Andre ko yazanye urubyiruko rwinshi. Ntekereza ko nabo bakeneye kumenya amateka cyane iyo babona batsindiriza niba bakaza kwiga. Kera habagaho kuringaniza, hakabaho kwemererwa, ntabwo habagaho gutsinda. Ndetse wanagera mu ishuri banahagurutse bakubaza ubwoko bwawe, bakora ko dufite igihugu cyiza, dufite imiyoborere myiza. Rero ni byiza yuko urubyiruko cyane cyane ruba rufite amahirwe yo kumva amateka nk'aya, kugira ngo bamenye agaciro k'igihugu cyacu, cy'ubuyobozi bwacu dufite, bimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Kwibuka rero jenoside yakorewe abatutsi ni ihame nk'uko tubisanga no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kandi muzi ko ari ryo tegeko rikuru ritugenga nk'abanyarwanda. Kwibuka rero bijyana no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri ndetse n'ivangura, no gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Buriya jenoside ntabwo iza ikimanuka. Jenoside irategurwa, ni umugambi warateguwe imyaka myinshi, igihe kirekire. Ntabwo wabyuka mu gitondo uvuye mu gihe gukora jenoside, gusa ko warabiteguye, warayicengeje, ndetse uburyo ugera aho uyishyira mu bikorwa. Rero hari nk'ibice 10 navuga gutegura jenoside banyuramo, cyane no kubanza gucamo abantu mo ibice. Murabizi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, muzi ko babanje gucamo abantu n'ibice, bashyiraho amoko, abahutu, abatwa n'abatutsi, aho hari amoko atandukanye kandi adahinduka. Ibyo byarigishijwe, byarakozwe imyaka myinshi, kugira ngo niba ari gukora jenoside kuko uzaba uzi yuko uri mu gice runaka. Ikindi cya kabiri hari kubashyiraho ibibaranga, aho wasangaga bashingira ku burebure, isura yo mu maso, imiterere y'izuru, cyangwa se n'ibindi umuntu atarondora twese tuzi byabaye, kugira ngo ushobore gutandukanya bya bice byose. Icya gatatu ni ukubiba ivangura ukabyigisha, nibyo nari ntero mvuga,
bajya mu ishuri muhaguruke abatutsi bande abahutu bande, ugasanga mbese iryo vangura ryarigishijwe imyaka myinshi kugira ngo mbese usobanukirwe neza n'uzica uko azaba ameze. Ikindi ni ukubambura ubumuntu. Ubumuntu ufata umuntu ukamugereranya n'inyamaswa, abizi abo bita inzoka. Ibyo byose byaba bikwereke yuko kwica inzoka ntacyo bivuze, kandi ubonye inzoka kugira ngo urye urayica. Rero abatutsi bagereranyijwe n'inzoka kugira ngo uyibona ajye yica. Ibyo byose nabyo byo kwambura umuntu abantu byarakozwe. Ikindi ni ugutegura abazakora icyo gikorwa. Murabizi twashyizweho imitwe itwara gisirikare, interahamwe murazizi, impuzamugambi, turi hose, ukabatoza ukabaha n'ibikoresho. Ibyo byose byarakozwe. Ariko nanone hakaza n'ikindi gice kijyanye no kumenyekanisha iyo gahunda utegura. Muzi ibinyamakuru byagiye bijyaho, ikinyamakuru Kangura cyangeze Hasani cyabibye urwango ku buryo bugaragara, ishyiraho amategeko 10 y'abahutu. Ibyo byose ni ikigaragaza, ni ibintu mbese bagendaga bamenyekanisha uwo mugambi. Ariko ntabwo twanakwibagirwa na radiyo rutwitsi ya RTM, nayo yagize uruhare rukomeye mu kubiba urwango. Ikindi cyakozwe ni ugukwirakwiza ibikoresho hirya no hino. Ubyuka mu gitondo ukabona abantu bafite imipanga mishyashya, kibaza igihe ibintu byakorewe, ukabyuka abantu bafite imiri n'imisumari bita nta mpongano y'umwanzi. Ibyo byose ni ibikoresho batangaga, ariko n'imbunda n'amagerenade, kuko abantu babaga baratojwe kubikoresha. Ikindi ni ugutoteza. Murabizi itotezwa ryarakozwe, gufunga abantu mu byitso mu buryo butandukanye, ndetse kwirukana abantu mu mashuri nahe hose. Ibyo byose itoteza ryarakozwe ku buryo bugaragara. Hanyuma bimaze kugera kuri urwo rwego, niko gukora jenoside nyirizina igakorwa. Hanyuma nyuma yaho kiba gisigaye no kuyihakana no kuyipfobya. Niyo mpamvu tuba tubona kese zijyanye n'ingengabitekerezo, nuko baba barakoze jenoside banategura n'uburyo bazayihakana n'uburyo bazayipfobya. Rero jenoside yateguwe n'agatsiko kari ku buyobozi hagati y'imyaka 1994 kari karimakaje ingengabitekerezo y'irondabwoko, urwango, ivangura n'amacakubiri nk'umurongo wa politiki w'imitegekere y'igihugu. Ariko buriya nanone kugira ngo jenoside yemerwe, burya bikorwa n'umuryango w'abibumbye. Rero jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu Rwanda yemejwe n'umuryango w'abibumbye, ndetse inafata icyemezo kivuga yuko buri tariki 7 z'ukwa kane isi yose ikwiriye kuzirikana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ukaribaza n'impamvu hari abantu twagiye tubona abantu bandika ibitabo cyangwa se bagera gute, abasharirona n'abandi batemera ko mu Rwanda habaye jenoside. Ukibaza igihugu babamo kikagushorera. Rero yemejwe n'umuryango w'abibumbye, kandi isaba isi yose kujya izirikana iyo tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane buri mwaka. Umuzi wa jenoside rero ukomoka ku ngengabitekerezo y'urwango n'amacakubiri yabibwe mu Banyarwanda kubera ku mwaduko w'abazungu b'abakoloni aho bagereye mu Rwanda. Uko baza basanze u Rwanda rurangwa n'imibanire ishingiye ku ipfundo yo kumva ko basangiye igihugu cy'u Rwanda, basangiye ururimi, ndetse banasangiye umwami wabo no kwemera Imana y'u Rwanda. Ndetse muri ibyo byose bakagira n'imigenzo y'umuco yabigishaga kuba umwe nk'ubucuti, ubuvandimwe, ubusabane, ubufatanye, ubwizerane, ubworoherane, ubwuzuzanye, kwihangana, kwakira abakugana, kwiyoroshya no kudasumbanya. Bakagira kandi indangagaciro z'ubutwari, gukunda igihugu,
ubupfura n'ubunyarwanda aribyo byatumye u Rwanda rwaguka ndetse rurenga n'imipaka tuzi uyu munsi. Ibyo byose byashobotse kubera ko u Rwanda rwari hamwe kandi abaturage bumva igihugu bumva ko ari umwe bashingiye ku bunyarwanda. Ibihugu by'Uburayi rero byaje kwicara i Berlin mu Budage mu 1884 byigabiza Afurika, bigenera imipaka igabanya ibihugu ikigenderwaho uyu munsi ariho u Rwanda rwahawe Ubudage, maze bimwe mu bice byarwo byomekwa kuri Uganda yakolonizwaga n'Abongereza, ibindi byomekwa kuri Congo yakolonizwaga n'Ababiligi, bituma u Rwanda rutakaza ibice byarwo n'abaturage babyo bari babituyeho. Abadage bakolonije u Rwanda kuva 1894 kugeza mu 1916, basimburwa n'Ababiligi babirukanye nyuma y'intambara y'isi ya mbere. Ababiligi b'abakoloni batangije gahunda yo kurandura umuco nyarwanda, batesha agaciro ubuyobozi bw'u Rwanda bwari bukuriwe n'umwami. Bamwambuye ububasha yari afite mu gihugu cye, bacamo abanyarwanda n'ibice, bigisha ko badafite imiterere imwe mu ndeshyo no ku bice by'umubiri, badafite aho bahuriye, barema amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa yahoze ari ibyiciro by'imibereho n'ubukungu, babigira amoko atandukanye bayasimbuza amoko gakondo. Ntabwo byagarukiye aho gusa kuko bashyizeho n'indangamuntu bandikamo ayo moko, bavanye ibikorwa by'umuco byahuzaga abanyarwanda, byashimangiraga gukorera hamwe kwabo nk'umuganura, gukunda igihugu, itorero. Murabizi ubundi ku itorero twari twarasigaranye, ubundi ryari ishuri ryigisha ibyo ndangagaciro, ariko mu by'ukuri twasigaye ku itorero ribyina gusa ndetse ibindi bivaho. Kuva Ababiligi bayobora u Rwanda kugeza muri 1962, u Rwanda rwitwa ko rwabonye ubwigenge. Iyo ntwaro bakoresheje cyane ko bagendaga babisanisha n'amacakubiri ab'iwabo, ubundi bagira ibice bibiri by'Abafurama n'Ababaro, ndetse bagira n'ubundi bwoko, ariko mu by'ukuri ibi bice bibiri nibyo byari byiganje iwabo mu Bubiligi. Umwami Musinga yarwanyije imikorere uko abishoboye, yanga no kubatizwa. Abazungu basanga batazashobora gutegeka ahari, ubwo bamuciriye Kamembe, ariko abaturage bakomeza kugera bamusangayo, noneho bafite icyemezo cyo kumwirukana, bamucira imoba muri Kongo. Bamusimbuje umwami Rudahigwa wemeye kubatizwa, yitwa Charles Léon Pierre. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu 1945, Mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yeretse ubutegetsi bw'abakoloni ibitekerezo byo kwigenga no kurengera inyungu z'abanyarwanda, ariko ntibyabashimishije, baramurwanya, bamwambura ijambo n'ububasha. Ibihe byaje gukomera cyane cyane mu 1957, aho hasohotse inyandiko ebyiri zitavugaga rumwe. Iya mbere ni yiswe Mise au Point, inama nkuru y'igihugu yagaragazaga ibibazo byarebaga abanyarwanda n'uko byakemurwa, barasaba ko amoko acika mu nyandiko, kuko rero bamaze gushyira mu nyandiko harimo ayo moko. Iya kabiri yo yiswe Manifeste des Bahutu, yandikiwe i Kabgayi, ndetse bamwe mu bayishyizeho umukono harimo Gregoire Kayibanda, Joseph Habyarimana Gitera, muzi amateka ye, ndetse n'abandi batandukanye, Bandanga Claver, abitwa Banzeyimana Isidore, Sentama Godefroid, Sibomana Joseph n'abandi batandukanye, ariko bari mu mugambi w'Ababiligi. Ndetse haje gushingwa amashyaka menshi, ariko ugasanga arashingwa ashingiye ku moko cyangwa se uturere, ariko yamenyekanye cyane twavuga nka Parimehutu, Aprosoma, Raderi na Inari. Ndetse Ababiligi batangije gahunda yo gushyigikira ishyaka rya Parimehutu bagamije gukuraho ingoma ya cyami.
Barimo na Prosoma bashyizeho uburyo bwo kwigisha urwango, bakoresha ibinyamakuru by'ayo mashyaka, bashyizeho korali ziririmba urwango bikanyuzwa kuri radiyo Rwanda, bashyiraho umurongo wa politiki weruye wo kwimika urwango ku Batutsi babishyigikiwemo n'Ababiligi. Wari perezida w'ishyaka rya Prosoma ariwe Joseph Habyarimana Gitera yatangaje icyo gihe icyo yise amategeko 10 y'Abahutu arimo urwango ndengakamere ku Batutsi bishyirwa mu mitegekere y'igihugu. Ku wa 25 z'ukwa karindwi muri 1959 umwami Rudahigwa yaje gutanga ku buryo butunguranye yatumijwe i Bujumbura mu kazi, bamuteye urushinge rurimo uburozi nyine bikozwe n'Ababiligi. Nawe yari agiye gufata urukingo rwa fievre jaune kuko yagomba kuzajya mu Bubiligi, ariko kugira ngo bamutere urukingo tuzi ko rukiza rufasha umuntu, we bamuteye urukingo rumwica aza gutanga. Habaye indirwa revolution yatumye Abatutsi bicwa, baratwikirwa, abandi barahunga, abatari bake bamenyeshwa mu gihugu bahungira mu bihugu bitandukanye, abandi mu gihugu bimurirwa ku gahato mu bice bitari bituwe cyane nko mu Bugesera. Umugambi wari wo kubagabiza imibereho mibi. Muri 1961 tariki 25 z'ukwa 9 Igitarama habaye Kamarampaka yavanyeho ubwami ishyiraho Repubulika, ndetse perezida wa mbere w'agateganyo yabaye Mbonyumutwa Dominiko. Nyuma yaho haza kujyaho Gregoire Kayibanda. Mu mwaka wa 1962 Ububiligi bwemerewe ubwigenge u Rwanda, ndetse Gregoire Kayibanda ayibera perezida wa Repubulika ya mbere, ndetse yari asanzwe na perezida w'ishyaka rya Parmehutu, maze ashimangira politiki y'ishyaka rye ryemezaga ko igihugu n'ibyacyo ari iby'Abahutu. Abishyira muri manifeste z'ishyaka no muri porogaramu z'imitegekere y'igihugu. Ubumwe bw'Abanyarwanda butangira noneho gusenywa n'Abanyarwanda ubwabo bigishijwe n'abakoloni. Mbere mwumve neza ko Abanyarwanda nyine twari umwe, ariko iki gihe nyuma yaho bwa bumwe bwaratakaye, ahubwo noneho tujya mu moko bizanwe n'abakoloni. Muri 1966 Kayibanda yashyizeho itegeko ryamburaga impunzi z'Abatutsi uburenganzira bwazo ku mitungo yazo yasigaye mu gihugu, nk'uko kandi byaje no gushimangirwa n'itegeko nshinga ryo muri 1978 ubutegetsi bwa Habyarimana bwanasabaga impunzi z'Abatutsi gushaka ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo. Ubutegetsi bwa Parmehutu bwaje kunanirwa kubera ruswa yari yarabuzonze, abayoboke bamwe birukanwa mu ishyaka kubera kutumvikana na Kayibanda, ashyiraho gahunda yo kwigisha ko amacakubiri ari muri Parmehutu aterwa n'Abatutsi, ndetse ko bamaze kuba benshi mu mashuri bakaba bagomba kuvamo kugira ngo batazambura Abahutu ubutegetsi. Yafashe icyemezo cyo kwirukana Abatutsi mu mashuri ndetse no mu kazi, bitangira gushyirwa mu bikorwa hose mu gihugu guhera muri Gashyantare 1973. Ubutegetsi bwamaze imyaka 11 burangwa n'ivangura rikandamiza Abatutsi rishingiye ku bwoko n'itonesha rya Perefegitura ya Gitarama yakomokagamo. Nyuma itariki muri 1973 haje kuba coup d'etat yayobowe na General Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo, aza gufata ubutegetsi ku itariki 5 z'ukwa 7 1973, aretse perezida Kayibanda yitwaje izo mvururu abeshya ko aje kugarura amahoro, ariko ntiyahindura umurongo wa politiki Parmehutu yagenderagaho. Habyarimana yazanye irondakarere, akaza bikomeye politiki y'irondabwoko, azana icyiswe politiki y'iringaniza ry'amoko n'uturere, yateganyije ko Abatutsi batagomba kurenga 10% mu mashuri no mu mirimo kuko ariko bangana mu gihugu. Ndetse yaje no kwemeza ko na perefegitura zari ibibazo by'akarengane.
umutekano muke yari mu gihugu, aribwo babigaragaje bashinga icyo bita Rwanda's Alliance for National Unity. Iyo politiki y'irondabwoko, irondakarere, uzimuza uburenganzira ku gihugu cyabo, itotezwa n'ibindi bibi byari mu Rwanda, ibyo byatumye umuryango wa PF Inkotanyi uvuka mu 1989, aribwo yafashe iya mbere itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere Ukwakira 1990, ariko ni nyuma y'ibiganiro bitandukanye bya politiki aho Habyarimana bari baranze gucyura impunzi ndetse n'ibindi bibazo byagaragaraga. Rero batangiza urugamba tariki ya mbere Ukwakira 1990, itegura umugambi wo gutsemba Abatutsi. Kubera mu Ukwakira 1990 Abatutsi baratotejwe mu gihugu, bitwa ibyitso by'inkotanyi, barafungwa, abatari bake bakorerwa yicwa rubozo, bicirwa muri za kasho z'amakomini no muri za gereza. Ingengabitekerezo ya Jenoside yashimangiwe n'umugabo z'igihugu z'icyo gihe bwa Perezida Habyarimana, ubwo yahaga amabwiriza umugaba mukuru w'ingabo wakora ubusesenguzi bugamije kugaragaza umwanzi w'igihugu wari we, maze hagatangazwa ko umwanzi w'igihugu ari Umututsi imbere mu gihugu no hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Rero nyuma yaho hagiye habaho n'imishyikirano itandukanye, aho muri 1991 habaye ibiganiro bituma hemererwa ko hajyaho amashyaka menshi, habo kandi asanga MRN yari iriho. Muri Mutarama 1992 hashinzwe ikinyamakuru Interahamwe cyari gikuriwe na Kajuga Robert, n'undi ari perezida w'Interahamwe. Hari inama zaberaga kandi muri kaminuza i Nyakinama, zabaye izo gushinga ishyaka rya CDR. CDR muzi ryagize uruhare rukomeye mu kurwanya no kwica, ngira ngo zabaye mu bihe bitandukanye. Iya nyuma yabaye tariki 17 z'ukwa mbere mu 1992. Kuwa 2022 wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yandikiye ba perefe ba Ruhengeri na Gisenyi kwegera abayobozi b'ingabo bakabaha amabwiriza yo guha abaturage intwaro no gukora imyitozo ya gisirikare ariyo autodefense civile. Muri Mutarama 1993 yarusha muri Tanzania mu mishyikirano yahuzaga leta na FPR yemejwe igice cy'amasezerano cy'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi, gushyiraho igisirikare kigizwe n'ingabo za RPF ndetse zihuriweho n'iz'ingabo za FARC. Rero byanyuze Koloneli Bagosora ahita agaruka i Kigali aje gutegura imperuka. Habayeho gushyiraho ibitangazamakuru byigisha urwango, hakangura gushinga radiyo RTM, kurema imitwe y'urubyiruko rw'intagondwa n'iminyegambwe za MRND, impuzamugambi na CDR. Ndetse hashinzwe n'indi mitwe yitwa Amahindura mu karere ka Musanze, turi hose muri Nyabihu na Rubavu, Batayondiza muri Muhanga yatozwaga n'abasirikare ba FARC, abapolisi ba komine, abasezerewe mu ngabo, ndetse hari n'abatojwe n'abasirikare b'Abafaransa. Nyuma yo gutozwa basubiraga muri komine bavukamo bagahabwa imbunda na za grenade yo gukoresha mu bwicanyi. Ndetse nyuma yaho haje gushingwa ikiswe Hutu Power biturutse kuri MRND na CDR, bitwaje urupfu rwa perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye, bahamagara andi mashyaka ya MDP yari yaramaze gucikamo ibice, kwishyira hamwe nk'abahutu bashinga icyo bita Hutu Power. Ubwicanyi bwakorerwa Abatutsi kuva muri 1990 kugeza 1994 bwakorwa kandi imiryango mpuzamahanga ibizi, kuko yanabukoragaho raporo zahamyaga ko ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bari bufite umugambi wateguwe wo kwica Abatutsi mu gihugu hose, ariko uhitamo kutagira icyo ukora uburizemo umugambi wa Jenoside nk'uko byagiye bikorwaho amaraporo atandukanye. Itariki rero zirindwi z'ukwa kane 1994 abizi Jenoside yashyizwe mu bikorwa mu mujyi wa Kigali
interahamwe abajepe Kanombe ka Kigali na jandarumuri ya Kacyiru bashyizeho za bariyeri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, batangira kwica abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batemeraga umugambi wa jenoside, harimo na madamu Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe ndetse n'abandi nka minisitiri Nzamuramba Frederico, Faustin Rucogoza, Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga n'abandi. Itariki ya 8 Mata 1994 hashyizweho guverinoma y'isi y'abatabazi iyobowe na Dr. Theodore Sindikubwabo aba perezida wa repubulika ndetse na Yohani Kambanda aba minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo ko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside no kwisobanura mu mahanga. Tariki 11 Mata 1994 ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kurinda amahoro zataye abatutsi bari barazimbiye mu kigo cy'amashuri cya Etoile Kicukiro, maze kuri uwo munsi abasirikare ba leta ya Habyarimana n'interahamwe barabigabiza barabashorera bajya kwicira i Nyanza ya Kicukiro. Jenoside yakorewe abatutsi yakorewe mu gihugu hose ihabwa imbaraga n'abayobozi muri guverinoma y'abatabazi boherejwe mu turere guhitura abaturage mu bafatanye kwikiza umwanzi ari we Mututsi. Jenoside rero kuri ahantu hose, ariko birumvikana n'aka gace turimo ntabwo hasigaye, kuko niyo mpamvu mu kanya tumaze gushyiraho indabo twunamira imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, kuko n'aha muri Nyamirambo yarateguwe ishyirwa mu bikorwa. Rero aka karere ka Nyarugenge turimo yitwa komini Nyarugenge, ari naho uyu murenge wa Nyamirambo ubarizwa, yari ufite umwihariko wo kuba icyicaro cy'inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu, bityo niyo mpamvu yagomba kuba no ku isonga mu gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatwaga n'ubutegetsi. Murabizi ko ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu byabarizwa hari ibiro by'umujyi wa Kigali, ndetse serivisi de renseignement, itamajoro y'ingabo yabaga muri ka Kigali, harimo n'ishuri rikuru rya gisirikare. Urumva ko imigambi yose yacururizwaga hano muri komine ya Nyarugenge. Jenoside yakorewe abatutsi muri komine rero yashyizwe mu bikorwa ku bufatanye bw'abayobozi b'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abasirikare. Mu rukerera rwo ku itariki ya 1 Ukwakira dusubira inyuma gato, muri 1990 radiyo Rwanda yatangaje ko igihugu cyatewe n'ingabo zaturutse muri Uganda. Nyuma y'iyo nkuru hashyizweho ingamba zikomeye z'umutekano zirimo kubuza abantu guhagararana barenze 3. Ibyo turabyibuka. Hanyuma itariki 3 z'Ukwakira muri 1990 inzego z'umutekano zatangiye gufata abantu bakekwaho kuba ibyitso by'inkotanyi, cyane cyane abatutsi n'abafatwaga nk'abize cyangwa bafite ijambo muri sosiyete. Indi minsi yakurikiyeho niko byagenze, ariko mu ijoro ry'itariki 5 z'ukwezi kwa 10 muri 1990 havuze urusaku rw'amasasu cyane noneho byeruye, abatutsi bajyanwa muri stade ari benshi kubaziza kuba ibyitso by'inkotanyi, bagatwarwa mu buryo bw'urugomo bajyanwa ahatazwi. Abafashwe bakorerwa iyicarubozo bagafungwa nabi, ndetse bamwe bakahasiga n'ubuzima. Uretse ihohoterwa hakoreshejwe n'amayeri yo kubereka abaturage nk'abagambanyi kugira ngo urwango n'iterabwoba bikomeze gukwirakwizwa mu baturage. Mu gihe cyo gufata ikizwe ibyitso by'inkotanyi muri segiteri ya Nyamirambo, abantu benshi barafashwe bazira ibirego by'ibinyoma byashingiraga ku rwango n'amacakubiri. Bamwe bashinjwaga guhisha amasasu cyangwa gutegura umugambi wo kwica abahutu. Ibyo bikaba byarakozwe n'abayobozi n'abantu bafite uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo y'urwango, muri bo ku isonga Karera François yize no kuba burugumesitiri w'ikomine ndetse akanayobora perezida wa MRND, ndetse n'uwitwa Noel Hitimana Bakangura, ari mu bantu bari hejuru cyane mu bwicanyi bwabereye muri aka gace. Hari kandi n'abagore nabo bagize uruhare ku buryo bugaragara, na Josephine Mukaruhungo ndetse na Madeleine Senguru bagize uruhare mu gufungisha no kugambanira abatutsi.
bamwe mu bafashwe mu byitso baje kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bikagaragaza ko ifatwa ry'ibyitso byakoreshejwe nk'intwaro yo gutoteza no gutegura jenoside. Abari bafungiye mu byitso bagize imibereho itari myiza, mibi cyane, aho bakubitwaga buri munsi bakabura ibiryo n'amazi ku buryo inzara yari yarabarembeje. Tariki 6 z'Ukwakira muri 1990 bamwe batangiye kurisha n'ibyatsi byo muri sitade ndetse bagerageza no gukamura utuzi tw'amababi y'ibiti by'ipapayi n'imyembe byahabaga. Umuryango nyarwanda utabara imbabare ubagejejeho igikoma, ariko kubera ibikoresho bamwe bakikinywera mu nkweto. Ibyo byose ni agahinda kabi abatutsi bakorerwaga, kandi nticyabashije kugera no kuri bose icyo gikoma bari bazanye. Nyuma y'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu isuye aho bari bafungiye, itariki 7 Ukwakira muri 1990 hatangiye kubatandukanya hakurikijwe amaperefegitura bakomokamo. Bategurirwa gutwarwa mu modoka no mu makamyo bajyanwa ahandi. Ndetse aba bantu bamwe bakorewe n'amadosiye, ndetse haje no kuba imanza zatangiye mu mpera za 1990 ku bantu benshi baregwaga ibyo byaha, ariko nyuma imanza zimwe zirasubikwa abandi bararekurwa hagati y'1992. Nyuma yo kurekurwa bamwe babujijwe gusubira mu kazi kabo. Muri icyo gihe kandi habaye ibikorwa byo kwimura ku ngufu bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali, cyane cyane abatutsi, bakorezwa mu byaro byitwa ko ari imihirimbiri. Ibindi bikorwa byabaye muri uwo mwaka 1990 harimo no guhamba imitumba, kugira ngo mu ntangiriro z'Ugushyingo muri 1990 hatangajwe urupfu rwa Major General Fred Gisa Rwigema kuri radiyo Rwanda tariki 5 Ugushyingo 1990. Ubuyobozi bwa segiteri ya Nyamirambo n'ahandi bwateguye ibikorwa byo gushyigikira inzirabwoba mu muhango w'ishyingurwa rya Fred Gisa Rwigema. Uyu muhango wayobowe n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo Furagwari Munyaneza, bashishikariza amashuri n'abaturage kuwitabira, ndetse n'amasomo arasubikwa. Mu gihe cy'amashyaka menshi yazanye amacakubiri n'ubukangurambaga bw'urwango, aho bamwe mu bayobozi ba MRND bakanguriraga abaturage kwanga abatutsi bakabita ibyitso. Ibi byakorerwaga no mu tubari no mu materaniro y'ishyaka, hakiyongeraho no kwandikisha abayoboke ba MRND. Nanone hashinzwe imitwe y'urubyiruko yitwara gisirikare yatojwe igasabwa gukorera MRND, nyuma igakoreshwa mu kugaba ibitero no kwica abatutsi, cyane cyane muri Nyamirambo na Gatare. Reka mbereke hamwe inama zajyaga zibera muri uyu murenge wa Nyamirambo, inama zateguraga jenoside. Hari izaberaga ku biro bya segiteri ya Nyamirambo, hari izaberaga kwa Special za Mujawezu Kivugiza, wa François Karera wabaga ari perezida wa MRND muri komine ya Nyarugenge, mu kabari ka Nyirakabonero n'ahandi ni henshi. Isonga bayoboraga izi nama harimo François Karera, Tarcisse Renzaho nawe yajyaga aza kubafasha, Habimana Kasimu n'ubwo yayoboraga icyo bita komite de crise muri Nyabitare, Habyarimana Alias Kigingi yahuzaga interahamwe za Nyamirambo, Ndabagumije Jeremy wari responsable wa Sede Kivugiza, Gaspard Samiyum yakoraga mu rukiko. Bimwe mu byemezo byajyaga bifatwa byari gukora amalisite y'abatutsi bazicwa, gutanga intwaro, harimo no gushyiraho abayobozi bashya mu nzego zabo. Urugero rufatika ni rwitwa Kabuye Germain wabyitwe konsera wa segiteri ya Nyamirambo, asimbuzwa Sezibera Celestin, byakorewe muri izo nama. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana mu gace ka Nyamirambo n'ahandi Kivugiza na Gatare, hashyizwe bariyeri nyinshi z'interahamwe, impuzamigambi n'abandi bafatanyaga nabo mu bikorwa by'ubwicanyi.
izo bariyeri zari ziyobowe n'abantu batandukanye, harimo abapolisi, abaturage n'abayobozi b'inzego zabo, kandi zakoraga nk'ibigo byo kugenzura, gutanga raporo z'abamaze kwicwa, gukora urutonde rw'abatutsi no gukwirakwiza imbunda n'amasasu. Hari naho habaga ibikorwa by'ihohotera rikabije no gufata ku ngufu ndetse no gutwara imirambo ijyanwa mu byobo rusange. Muri bariyeri yari ifite abayobozi, buri bariyeri yabaga ifite abayobozi bayo, urugero nk'iyo kwa François Karera, kwa Baziruwiha, Rujyanyuma, kwa Rwabukwisi, kwa Kayigi, kwa Jumati no kwirimba rya Kabeza. Izo bariyeri zagiye zikorana hagati yazo zifatanya mu kugota imiryango y'abatutsi, kwica abantu benshi ndetse no gukoresha intwaro zirimo imbunda, grenade n'imihoro. Bamwe mu bagize uruhare mu koreka imbaga muri uyu murenge wa Nyamirambo bavuga nk'abajandarume bari kuri brigade ya Nyamirambo, harimo uwavugaga cyane twaga Ajida Nzapfa ku munsi. Bamwe bamwitaga izina rya Mitsingi, Munyarakora Mitsingi cyane, n'abandi bajandarume bari kumwe, abandi n'abasirikare bari muri Mont Kigali babarizwaga muri batayo ya Huye, ndetse hari n'abasirikare bari hano muri koleji y'Ikirenga Anderea baturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, hari n'abajandarume barindaga Kamera ndetse na Mwerini na Simpunga. Undi nanone wagize uruhare rukomeye muri Josephine Mukaruhungo yari asanzwe ari umuforomokazi ku bitaro bya CHK, haba aho yari atuye ku Kivugiza cyangwa se ku kazi, aho yakoreraga yaziraga uwitwa Umututsi. Hari uwitwa Madeleine Semburi yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi batagira ingano bari batuye ku Kivugiza, yafatanyaga n'abahungu be batatu b'interahamwe aribo Eric Semburi, Egide Semburi na murumuna wabo. Undi witwa Specioza Majoyes yari umwanditsi w'urukiko rwa mbere rw'ibyemezo rwa Nyamirambo, akaba n'interahamwe ikomeye mu ishyaka rya MRND, kandi hitabajwe n'interahamwe n'impuzamugambi n'abandi bicanyi baturutse muri segiteri ya Nyakabanda, Bigego na Gitega. Ubwicanyi bukomeye bwahitanye benshi muri Rugarama, Gatare, Akanyirazaninka no mu Kivugiza bwakozwe n'interahamwe n'abaturage bashyigikiwe n'abapolisi batatu, harimo umupolisi wa Safa Thomas na Karimba baje baturutse muri komine ya Butamwa aho bakoreraga. Icyo gihe bazanywe na Karere François baje baza kuba iwe ku Kivugiza. Rero hirya no hino muri uyu murenge hiciwe abantu batari bake, benshi cyane, ariko urugamba rwo kubora igihugu rwarakomeje. Tariki neza kwa karindwi 1994 Jenoside yarahagaritswe, bikozwe n'ingabo zari zaratuye Inkotanyi. Dushimira cyane uba dufite iki gihugu cyacu kimeze neza, ubwitange bwabo, imbaraga zabo, umuhate wabo watumye bahagarika Jenoside kandi bongera kubaka igihugu turimo twese kitubereye. Rero kwisonga turadushimira wari umugabo w'ingabo nyakubahwa Paul Kagame. Iyi Jenoside yahagaritswe, ingabo z'umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga ibirebera. Bivuze ko Jenoside yakozwe n'Abanyarwanda ariko ihagarikwa n'Abanyarwanda. Rero turashimira izo ngabo zari zaratuye Inkotanyi zahagaritse Jenoside mu mwaka w'1994. By'umwihariko ndagaruka ku rubyiruko rukwiye kumenya aya mateka, nubwo tuyaciyemo mu ncamake, ariko nuko rukwiye kumenya ibi byose byakozwe. Jenoside yarateguwe, yarakozwe, turavuze muri rusange hose mu gihugu, ariko uvuga ko no muri uyu murenge wa Nyamirambo Jenoside yarakozwe. Rero urubyiruko rukwiye kumenya amateka, rukirinda ababashuka, cyane ko hagiye hagaragara abagaragara imitekerereze ihembera ingengabitekerezo ya Jenoside. Ikindi, urubyiruko rufata iya mbere mu guhangana n'abahakana n'abapfobya Jenoside bifashishije imbuga nkoranyambaga,
aho bakeneye inama bazigishe ariko bivuga ko uruhare rwabo rukenewe. Ikindi nawe navuga ku barokotse jenoside no gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu no kudaherana. Abaturage bose no gukomeza kubaka ubumwe bwacu nk'uko bikuriye muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Yango rero nsoze bavuga ngo dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.